n'ikindi nzavuga nta n'ikindi nzaririmba atari imbabazi n'ubuntu nagiriwe, nta n'ikindi nzirata keretse umusaraba watumye menya ko iby'isi ari ubusa. Nasobanukiwe ko wamuziranenge yawumanitsweho azira ibyaha byanjye. Yanuye wa mutwaro wamvunaga, yanyambuye ubushwambagara, anduza umubabaro we, yanzurishije urupfu rwe. Yanuye wa mutwaro wamvunaga, yanyambuye ubushwambagara, anduza umubabaro we, yanzurishije urupfu rwe. Umutwaro wari undemereye, nari ntegereje gupfa no kurimbuka. Nari umunyabyaha umwe ruharwa, nta n'umwe wari kungirira impuhwe. Nasobanukiwe ko hari umuziranenge wabambwe ku giti azira ibyaha byanjye. Yanuye wa mutwaro wamvunaga, yanyambuye ubushwambagara, anduza umubabaro we, yanzurishije urupfu rwe. Yanuye wa mutwaro wamvunaga, yanyambuye ubushwambagara, anduza umubabaro we, yanzurishije urupfu rwe. Nshima umusaraba nagezeho ndushye, naho witegereza wa mutwaro uragwa. Uwapfuye akazuka akaba ari muzima, ambwira ko ubuntu bwe bumpagije. Nigitangaza nagiriwe imbabazi, naho umwenda nyifite ndi uw'umudendezo. Yanuye wa mutwaro wamvunaga, yanyambuye ubushwambagara, anduza umubabaro we, yanzurishije urupfu rwe. Yanuye wa mutwaro wamvunaga, yanyambuye ubushwambagara, anduza umubabaro we, yanzurishije urupfu rwe. Anduza umubabaro we, yanzurishije